niki mbona kibateye Satani ugabye ibitero Itorero mukomeze musenge baririmbyi mukomere cyane Nibuke ko dufite mukeba ariwe Satani ubwibone bwaramuteye ajugunywa mw'isi maze araturwanya. Kugenzura ibihe mu masaha y'umugoroba w'isi, igice cya 6. Ni iki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Luka 12:56. Reka kugenzura ibihe nk'uko Kristo abidusaba ku bw'agakiza kacu, dukomeze tubigenzurire mu itorero imbere. Muri ibi bihe biheruka aho tubona Satani ari gukorana imbaraga cyane ndetse n'umwete mwinshi, aho ari kurwanya twebwe ab'itorero turabona ko yagabye igitero gikaze cyane, aricyo kutavuga rumwe, kubavuga ko twizera kimwe. Ni abitondera amategeko y'Imana yose uko ari 10 kandi bakagira guhamya kwa Yesu nk'uko biri mu Byahishuriwe 12:17. Kuri ubu ngubu icyigisho kiratambuka cyangwa umuburo uwo ari wo wose, haba kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga buri tsinda rirabiherereza ku rindi. Hari abajya mu rusengero uyu munsi wa none, hari n'abatajya mu rusengero uyu munsi wa none. Abo bantu wagira ngo barahanganye, nubwo nabo bari mu matsinda y'uburyo butari bumwe. Muri ayo matsinda bose harimo abasenga kandi bumva yuko aho bari ariho basabanye n'Imana, ariko hari n'abandi barimo bitana ba mwana. Umuburo watanga abaza mu nsengero bati abataza mu rusengero ku isabato nibo babwiwe, kuko barayobye bava mu byizerwa. Umuburo watanga abatajya mu rusengero no bakavuga batajya mu nsengero, ubu nibo babwiwe, kuko ntacyo bitaho. Ntabwo bari kubona uburyarya Roma iri gukoresha yinjiza ibintu bimwe na bimwe tutari dusanganywe mu itorero, ahubwo bafite imbaraga zo kubishyira mu bikorwa kuruta ba nyirabyo. Mbega bamwe bita abandi abayobe, kandi abiswa abayobe nabo bita abayobe ko aribo bayobe. Umuziro ni uwakwicisha bugufi akisubiramo. Turasabwa kwisubiramo aho guhanga amaso abandi tubashinja uburyarya, tubashinja ubuhemu, tubashinja kutubaha Imana. Bwa mbere kwireba, nkabanza nkumva umuburo utambutse ko ari njyewe ureba, ko ari njye ubwirwa, noneho nkabona nkabibwira abandi. Kuri ubu ngubu abantu bafite ibintu byinshi bapfa. Abo bantu barimo gupfa inkingo za COVID-19 zateje impaka. Umukristo wikingije atutarikingije n'injiji, kandi akabitangira n'ibihamya agenda bihuza ari ibyanditswe byera ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Utemera urukingo nawe ati uwikingije nawe n'injiji, kandi nanone nawe uruhande arimo ararushyigikiza ibyanditswe byera ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Ukibaza ikibazo, ukibaza utese noneho muri abo bombi uri mukuri ninde? Kwitana ba mwana bireze cyane. Igisubizo rero bitukibwirwa n'umuntu uwo ari we wese. Nyiri ukubona igisubizo agihabwa no kwicisha bugufi, agasenga kenshi kandi yiga ibyanditswe byera yicishije bugufi, atagendeye ku marangamutima ye. Oya, ntashake kuyobora Bibiliya akurikije ibyifuzo bye, ahubwo akareka Bibiliya ikamuyobora mu nzira y'agakiza. Icyo nshimira Imana ni uko ibyo umuntu arimo azi ko ariko kuri, kandi nta buryarya abibanyemo, akumva yuko yasabira bagenzi be bagahuriza hamwe aho kwimika ikibatanya. Abo ngabo igihe kizagera Mwuka Wera abegeranye, kandi bagaruke mu itorero ry'Imana, barangize umurimo w'ubutumwa bw'abamarayika wa 3 ndetse na marayika wundi. Kuri ubu ngubu mu bakristo urasangamo kugayana cyane aho kwigaya. Urasangamo kureba ibyaha by'abandi aho kureba ibyanjye. Umuntu ngahitamo kuba nareba aho abandi bayobera aho kwita cyane ku aho nyange nayobera. Hacunga ibyaha by'abandi uko bacumuye, ibyo batatunganije,
aho kureba ibyanjye uko nacumuye n'ibyo ntatunganije. Bireze cyane kureba abandi niretse, ari byo Yesu yavuze yuko ari ugutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, nyamara wirengagije umugogo uri mu ryawe. Uyu munsi wa none urasanga mu itorero hakirimo umuntu unywa inzoga, ariko aragaya cyane ucuruza azamura ibiciro. Ucuruza azamura ibiciro nawe arimo aragaya cyane uwambuye umukozi yakoresheje ntamwishyure. Uwambuye umukozi yakoresheje ntamwishyure nawe ntabwo arimo kwireba ngo arebe ingorane afite, ahubwo arimo arareba agaya cyane uwaguye mu mutego w'ubusambanyi. Uwaguye mu mutego w'ubusambanyi nawe ntabwo arimo areba ingorane afite, ahubwo arimo aragaya uvuga nabi atongana. Uvuga nabi atongana arimo arareba ufite uburyarya, cyangwa se uwateruye amafaranga ataraye kuko yarayabonye hafi, nawe akamugaya. Uyu munsi wa none mu bacuruzi b'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi harimo abacuruzi bacuruza udukingirizo twa Prudence mu bicuruzwa byabo, bakabona nta kibazo kirimo, ariko baragaya abacuruzi b'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi baba bacuruza inzoga. Ikibazo aho kiri, ntabwo turimo tureba hirya kure ngo turebe igitera umwanzi yatugabyeho cyo kutavuga rumwe, cyo kutumvikana, ariko twagombye kumenya ko twese turi abanyantege nke, dukeneye ubuntu bwa Kristo. Igikwiriye ni ugusabirana kugira ngo tubone uko dukomeza uru rugamba. Ariko ubundi turapfa iki? Twakagombye gupfa iki? Umuntu yicaye agatekereza neza, ubundi turapfa iki? Niba twubaka iby'ubu buzima tukabiganira duseka, ni byiza yuko twagera mu by'ubugingo buhoraho tugashwana. Ngaho niyo ikigaragaza uburyo Satani arimo aturwanya, ariko ntabwo dukwiye kumuha intebe. Nimutekereze ku basirikare bari ku rugamba, igihe habayeho kutumvikana, kugira ngo babashe gukomeza urugamba, ni uko utuntu batumvikana bo babanza kudushyira ku ruhande, ubundi bakareba intego bariho n'icyo barwanira icyo ari cyo, bakuzuzanya twa tuntu bakatwirengagiza, bakareba aho buzuzanyiriza kugira ngo basoze urugamba. Murebe itorero ry'ababyinnyi, baramutse babyinnye amanyurane ntabwo bagera ku ntego yabo, ntabwo bakumvikana. Twari dukwiye gusengera ubumwe, aho umuntu asenga akisabira kandi agasabira bagenzi be, asabira ubumwe bw'abizera, kuko nubwo Imana izabikora, ariko izabikora ku bantu n'ubundi baciye bugufi, batimika amacakubiri, ahubwo bashakisha aho bahuriza kubw'ijambo ry'Imana. Bavandimwe, twe kwitana ba mwana, ahubwo niba dushaka kujya mu ijuru koko, nitubona uwaguye mu ikintu runaka cy'ikosa, dukwiye kumusabira, kuko Satani ntabwo ari uwo nguwo agambiriye gusa, ahubwo agambiriye gusebya itorero, agambiriye kwambika isura mbi itorero, ngo dore ba bantu basenga, ubundi se ngo bariya basenga iki? Mbese twitware nk'abapagani? Ntabwo dukwiye kwitwara nk'abapagani mu byongorero tuvuga bagenzi bacu baguye mu makosa, ahubwo twagomba kubabazwa nabo tukabasabira, kuko aragwa muri kiriya, nanjye ejo nzagwa mu kindi, nawe ejo hari ikindi nako ugwamo, nyamara ntubihe agaciro ko ari ikosa, nyamara abandi nawe bakuvuga mu byongorerano. Yego twambaye umubiri, ariko ntabwo dukwiriye guha umurindi umwanzi dushyushya inkuru za bagenzi bacu. Oya, ntabwo dukwiye gushyira imbaraga mu bidafite umumaro, ntabwo dukwiye gushyira imbaraga mu bitubaka ingoma y'Imana mu mitima y'abantu. Tugomba kubaho turangwa n'urukundo, turangwa n'ubumwe, kandi ubumwe mu kwizera. Twite cyane ku kiduhuza. Ikiduhuza nta kindi duhuriyeho, ni Yesu Kristo. Afite byinshi yashyize hariya duhuriyeho. Twari dukwiye kwiba amaso ikidutanya. Satani we yazanye ikintu kimwe, arasiribanga gusa. Kuki ari cyo twarangamira tukaha agaciro? Kuki tutareba ikiduhuza tukamagana ikidutanya, tukareba aho duhurira? Miriyamu na Aroni burya igihe baneguraga mukuru wabo Mose, bongorerana, ibyo bavugaga byari ukuri,
ariko uburyo babivuzemo nibyo byaje kubyara akaga. Aho gusanga uwo bagaya bamuganirize bashake n'umuti w'ikibazo ndetse banabashe kumusobanuza, basobanurirwa impamvu y'ibyo bintu, baragiye bariherera bashaka kumunegura mu byongorerano gusa, bari bagamije gukuza amacakubiri. Kuvuga ku muntu wabashije kuba yatana ntabwo ari bibi, ariko kumuvuga gusa bikarangira aho ngaho ni akaga. Tumuvuge dushaka uko twamufasha, tumusengera kugira ngo ibibazo afite bibashe gukemuka, kuko ntabwo ari uwo kurimbuka, nawe ni mwene data. Abefesi igice cya 3:12 turakirana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru iturengeje ubushobozi, ntabwo ari abantu nkatwe. Niyo mpamvu dutabaza Mwuka Wera, umwuka ufite ubudahangarwa kugira ngo adutsindire iyo myuka mibi. Njya mbona iyo abantu bakirana habaho guturana ndetse no kubyukana, umwe agatura undi hasi, undi akamubyukana. Rimwe iyo myuka rero idutura hasi, ubundi tukayibyukana ku bwa Yesu Kristo. Iyi mibereho iyo twasobanukirwa ko ariyo tubayemo yo kugundagurana, ntabwo twakomeza kugayana, ahubwo twasabirana. Yesu ati uwera agumye Yesu, ko turi mu isi yanduye tugomba kugwaguza, ariko buri mwanya tugomba kuba imbere ya Kristo dusaba kwezwa. Duharanire ubumwe muri Kristo nk'uko yabidusabiye mu isengesho. Yadusabiye igihe yari hafi gusoza gahunda yari yamuzanye hano ku isi. Isengesho dusanga muri Yohana 17:20-21. Ubwo bumwe rero muri we burangwa no kumvira ijambo rye no kuriha agaciro karikwiriye, atari ugukurikiza uko byahinduwe n'umuntu ngo ni uko akomeye, cyangwa itsinda ry'abantu ngo ni uko bakomeye. Oya, ntawe ukomeye kurusha nyiri itorero, hakomeye nyiri itorero, mureke aba ari we twisunga. Iyi si rero dore imaze guhindura inyito z'ibyaha mu rwego rwo kubyoroshya, ndetse n'abakristo natwe tubifata dutyo. Ubu bimaze kuba akamenyero. Ubu kwiba ngo ni ukudeparasa, ni ukwitiza n'izindi nyito. Gusambana ngo ni ukubonana, kubeshya ngo ni ugutekinika, kwica ngo ni ukwikiza umwanzi, kunywa inzoga ngo ni ukubaka ubucuti cyangwa guhuza imiryango, n'ibindi n'ibindi. Abakristo benshi rero batwawe n'ibyo bintu. Niyo mpamvu rero icyatwaye umuntu abona ko nta kibazo afite, ahubwo arimo ahanga amaso icyatwaye mugenzi we wundi, akabona ko ariho hari ikibazo. Haranira rero icyatuma uhuza na bagenzi bawe, wihembera amacakubiri n'inzangano, kuko ntibiranga umutima w'umukristo. Mu minsi nk'iyi ngiyi aho urugamba rukaze, umuntu aba akwiye gushaka icyatuma ahuza na bagenzi be, kuko turi mu itorero rimwe. Rero reka nkurarike ntuzacikwe n'igice cya 7, aho tuzareba aho umukristo nyawe akwiriye guhagarara. Tuzareba hamwe n'intambwe 6 umuntu asabwa gutera kugira ngo abeho mu buryo bwuzuye, atekanye, nta mutima mubi ku bandi, afite amahoro y'umutima, ntawagirira inzika naho bamugirira nabi. Tuzareba intambwe umuntu atera kandi tuzigireho byinshi. Buri wese azisuzuma akurikije buri ntambwe, amenye aho ari n'icyo abuze, asabe Mwuka Wera kugira ngo amubashije gutera izindi ntambwe nk'uko Imana ishaka. Ibyo nicyo kizadufasha kuba muri iyi si, muri aya masaha aheruka, kandi bizadufasha gutegereza Yesu no kuzamusanga nubwo azaba agarutse. Ndakwerekera rero kuzakurikira icyigisho cy'igice cya 7. Yesu akugirire neza.